Kurambagiza ubundi ni urugendo rugamije guhitamo uwo muzabana, ariko hari igihe ibintu bigorana ku buryo umuntu avuga ibintu byo guhitamo ukumva ni nk'aho ari gukabya, kubera ko mu mutima wawe uba uvuga uti yaba nari mbonye n'unyemera gusa. Ariko ukuri ni uko no muri icyo gihe ibintu byagoranye, gukomeza gusesengura neza ibyo ugenderaho uhitamo uwo muzabana niyo nzira ya hafi yo kubona uwo muzabana. Ahubwo nkakubaza, ese wowe ugendera kuki uhitamo uwo muzabana? Muri iyi nyigisho turajya mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 25, maze turebe Dawidi, wa muntu Bibiliya ihamya ngo yari afite umutima Imana yishimira. Ese we ajya guhitamo uwo bazabana yagendeye kuki? Turaza kureba ibintu bitatu Dawidi yagendeyeho ahitamo uwo bazabana. Ariko mbere yo gusoza iyi nyigisho turaza no kureba n'umugore Dawidi yahisemo, nawe turebe ese we yagendeye kuki ajya kwemera Dawidi ko amubera umugabo. Birumvikana turaza no kugenda tureba ese ibyo bikwiye kukwigisha iki nk'umuntu uri mu gihe cyo kurambagiza muri iyi minsi. Reka rero ngusuhuze kandi nguhikaze hano ku Rushako TV. Niba ari ubwa mbere, njyewe nitwa Johnny. Rushako TV nawe ni platform twigiraho kurambagiza, kubana ndetse no kurera neza dushingiye ku kuri kw'ijambo ry'Imana. By'umwihariko muri iyi nyigisho turaza gutinda kuri aka gace ka mbere kajyanye no kurambagiza. Mu kurambagiza turaza kureba ubundi ninde muntu ukwiriye gushakana nawe, cyangwa se ni biki wagenderaho uhitamo umuntu uzabana nawe. Turaza gufatira urugero kuri Dawidi mu nkuru dusanga mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 25. Birumvikana hari impamvu zihariye zituma dufatira urugero kuri Dawidi, kubera ko by'umwihariko muri iki gice cya 25 cy'igitabo cya mbere cya Samweli, Dawidi hari ibintu bitatu byihariye bituma ari umuntu wo gufatiraho urugero mu bijyanye no guhitamo uwo muzabana. Icya mbere, Dawidi ni umuntu Bibiliya itangira ubuhamya ikavuga ngo yari afite umutima Imana yishimira. Hanyuma icya kabiri, muri iki gice cya 25 Dawidi aba yaramaze gutoranywa kuzaba umwami wa Isirayeli, bivuze ngo ni umuntu uri kwitegura inshingano zikomeye. Hanyuma icya gatatu, hano muri iki gice cya 25 tubona Dawidi nk'umuntu ufite inararibonye mu bijyanye n'urushako, kubera ko ntabwo ari ubwa mbere aba agiye gushaka. Umuntu rero utagiye gushaka bwa mbere, iyo ajya gushaka abazi ni iki cy'ingenzi, ni iki cyo gukurikira, ni iki cyo guha agaciro. Turaza rero kujya mu buzima bwa Dawidi muri iki gice, maze turebe ni biki yagendeyeho ahitamo uwo bazabana. Ni iki ibyo bintu byakwigisha nk'umuntu uri mu rugendo rwo kurambagiza muri iki gihe. Ariko ntabwo tugarukira kuri Dawidi gusa, ahubwo turaza no kureba ku mugore Dawidi yashatse, ari we Abigayili. Ese Abigayili we ni iki yabonye muri Dawidi gituma iyo Dawidi avuze ngo ndifuza ko tubana, ndifuza ko dushakana, Abigayili abyemera yihuse akavuga ngo yego, nanjye ndashaka kubana nawe. Reka rero tudatinze tujye mu ijambo ry'Imana. Turi mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 25. Ni inkuru ya Nabali. Bibiliya tubwira ngo yari umugabo w'umukire n'umugore we Abigayili. Abigayili nawe Bibiliya ikatubwira ngo yari umunyabwenge. Hanyuma hakaza n'undi muntu wa gatatu witwa Dawidi. Dawidi we hari ukuntu ibintu by'ubukire atari byinshi cyane, kubera ko nubwo yari afite abagaragu, ariko iyi nkuru yacu itangira yohereza aba bagaragu ngo bajye kwa Nabali, akababwira ngo bamubwire ngo nuko ndakwinginze ikiva mu maboko yawe cyose aba ari cyuha abagaragu bawe n'umwana wawe Dawidi. Aba bagaragu rero iyo bageze kwa Nabali, umva uko Nabali abasubiza ku murongo wa 10, ngo Nabali asubiza abagaragu ba Dawidi ati, Dawidi ninde kandi mwene Yesayi ninde? Muri iyi minsi hari abagaragu benshi bacitse ba shebuja. Mbese nende ku mitsima yanjye no ku mazi yanjye n'inyama mbagiye abakemuzi banjye mbiha abantu ntazi iyo baturutse? Urumva, Nabali aramwihakana, kandi akamwihakana nkana kubera ko yavuze ngo Dawidi ninde, mwene Yesayi ninde. Urumva mufiteho amakuru ariko akarenga akamwihakana. Dawidi rero iyo yumvishe ibyo Nabali yakoze agira umujinya, akagambirira kwihorera kuri Nabali, ku buryo ku murongo wa 22 batubwira ukuntu Dawidi ngo yari yarahiye ngo niburinda gucya hari umuhungu n'umwe musigiye mu bantu be, Imana izabimpore jyewe Dawidi ndetse bikabije. Urumva yiteguye kurimbura umuryango wa Nabali.
ariko bikiri aho umugore wa Nabali amenya amakuru, amenya ko umugabo we yigometse kuri Dawidi. Ngo akibyumva arirukanka ashyira amaturo ku ndogobe ajya gusanganira Dawidi. Urumva Dawidi arimo araza n'abantu be baje kwihorera kwa Nabali, Abigayili nawe arirukanka ajya kubasanganira. Hanyuma Abigayili ahuye na Dawidi aca bugufi amusaba imbabazi, rwose aramwinginga. Dawidi aramubabarira ngo yakira amaturo yamutuye, ati gendere subira iwawe nta kibazo. Hanyuma hashize iminsi mike wa mugabo Nabali arapfa. Nabali apfuye, Dawidi ngo abimenye atumaho kuri Abigayili, amutumaho abagaragu ngo bagende bamubwire ko ashaka kumucyura akaba umugore we. Abigayili nawe ngo abyumve arabyemera, ngo agira n'ingoga ajya kuba umugore wa Dawidi. Aha rero ni wita wibaza, ni iki Dawidi yabonye kuri Abigayili ku buryo mu bagore bose bari muri Israel, mu bagore bose bari bahari icyo gihe, iyo agiye guhitamo umuntu wo kubana nawe ahitamo Abigayili. Nanone Abigayili wese niki yabonye muri Dawidi gituma iyo Dawidi amutumyeho ngo ndashaka kugucyura ukaba umugore wanjye, Abigayili abisamira hejuru, ngo akagira n'ingoga, mu yandi magambo akabifata yihuse ati ndaje. Gusubiza iki kibazo biradusaba gusubira muri iki gice tukareba igihe Dawidi na Abigayili bahuraga niki cyabaye, ni biki Abigayili yakoze bituma Dawidi amureba akavuga ngo niba hari umugore nabana nawe, niba hari umugore nshaka. Wibuke Dawidi ntago ari rubanda, Dawidi ni umuntu ufite umutima Imana yishimira, Dawidi ni umuntu uri kwitegura kuba umwami wa Israel, Dawidi ni umuntu ufite experience mu bijyanye n'urushako, ko ntago ari ubwa mbere ashatse. Bivuze ngo ibintu uyu mugabo yarebye akitegereza mu mugore akavuga ngo ibi byatuma mbana nawe, ni ibintu nawe byagufasha mu rugendo rwawe rwo kurambagiza. Muri iki gice rero hari ibintu nka bitatu by'ingenzi Abigayili yakoze, ntekereza ko ari byo Dawidi agenderaho akavuga ngo uyu muntu akwiye kuba umugore, uyu muntu niwe mugore nkeneye. Ikintu cya mbere Abigayili yakoze kigatuma Dawidi avuga ngo uyu niwe mugore nshaka kubana nawe, tugisoma ku murongo wa 24. Urumva Abigayili nibwo agihura na Dawidi, noneho ngo amugwa ku birenge aravuga ati nyagasani, icyo cyaha aba ari jye gihereraho. Iki ni ikintu kiremereye. Icya mbere ari kumusaba imbabazi, ati rwose mbabarira. Hanyuma mu gusaba imbabazi ntibigarukira aho ngaho, akavuga ngo icyo cyaha aba ari jye gihereraho. Ari kuvuga icyaha cya Nabali, icyaha cy'umugabo we ngo aba ari we gihereraho. Iki ni ikintu gikomeye. Kubera iki? Kubera ko uyu mutima Abigayili ari kugaragaza niwo wa mutima Yesu yagaragarije abizera ku musaraba, kuko yapfuye ngo yishyireho ibyaha by'abamwizera. Mu yandi magambo, hano tubona Abigayili afite umutima wa Kristo, afite umutima w'Imana muri we. Uyu mutima wa Kristo wo kwemera kwishyiraho ibyaha by'abantu niwo Abigayili arimo kugaragaza hano. Ibi rero bivuze iki ku muntu nkawe uri kurambagiza? Icya mbere ukeneye kwibaza niba hari umuntu ufite wumva wishimiye, cyangwa se niba hari umuntu murimo kugendana uvuga utari ko uyu muntu hari ukuntu iyo ntekereje kurambagiza uyu muntu niwe unza hafi, umutima w'uyu muntu umeze ute? Kubera ko Dawidi we yajya guhitamo uwo bazabana areba umuntu ufite umutima wa Kristo, ufite umutima wo gusaba imbabazi, ufite umutima wo kwishyiraho n'ibyaha by'abandi. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari wa muntu wireba wenyine n'inyungu ze, ahubwo ni umuntu ureba abantu bagiye kurengana akaba yiteguye kubakiza, akaba yiteguye kubitangira. Wowe umuntu murambagizanya umutima we umeze ute? Nujya guhita umuntu murambagizanya uzareba umuntu utazagutererana mu bibazo. Kubera ko Abigayili iyo umugabo we ari mu bibazo ntabwo avuga ngo nikigende, oya, aba yiteguye no kumwitangira. Ntabwo nzi umuntu murambagizanya wowe witeguye kumwitangira bingana iki, cyangwa se we ni umuntu witeguye kukwitangira bingana iki. Ariko Dawidi we iyo abonye uyu mugore witeguye kwitangira umugabo we aravuga ngo uyu niwe mugore. Icyo ni ikintu cya mbere. Reka tujye ku kintu cya kabiri.
ikintu cya kabiri Abigail yakoze kigatuma Dawidi avuga ngo uyu niwe mugore nshaka, tugisoma ku murongo wa 25. Umva ikintu Abigail yabwiye Dawidi. Aramubwira ngo nuko none nyagasani, nk'uko Uwiteka ahoraho nawe ukabaho. Uwiteka niwe wakujije kugibwaho n'urubanza rw'amaraso no kwihorera n'ukwawe kuboko. Iri jambo rirakomeye kubera ko Abigail ari kwibutsa Dawidi ikintu ibyanditswe bivuga, ikintu ijambo ry'Imana rivuga. Kuko iri tegeko ry'uko nta muntu ukwiye kwihorera, guhora ari uko Uwiteka Imana yarihaye Abisirayeli mu gutegeka kwa 2:32. Bisa naho rero ahangaha Abigail arimo guhinduka ijwi ry'Imana, akibutsa Dawidi ibintu Imana imutegerejemo, iki byanditswe byera bimubwira. Akamubwira ngo uhoraho Uwiteka niwe wakubujije kwihorera. Ari nko kumubwira ngo wibuke ko guhora atari ukwawe. Abantu benshi cyane cyane abasore barimo kurambagiza, hari ukuntu usanga batinya abakobwa bazi ibyanditswe byera. Ugasanga wabona umuntu akunda ijambo ry'Imana, wenda sara narisobanukiye kukurusha, ukumva oya, ukumva hari ukuntu umutinyemo, ukumva ntabwo ushaka gukundana n'uyu muntu. Dawidi we iyo abonye umugore ushobora kumwibutsa ibyanditswe byera, ushobora kumwibutsa igihe yatanye, igihe yagambiriye gukora ibibusanye n'ibyanditswe byera, akamubwira ngo ariko wibuke dore iki byanditswe byera bivuga, aravuga ngo uyu niwe mugore nshaka. Uvuga ngo nawe nujya guhitamo uwo muzabana, we gushakira ahandi, reba umuntu ubasha kuba ijwi ry'Imana mu buzima bwawe. Reba wa muntu ushobora kukwibutsa icyo ijambo ry'Imana rivuga, akagutera umwete wo kubaho nk'uko ijambo ry'Imana rikubwira. Uwo muntu niwe muntu wo kubana nawe. Urabizi iyo umuntu ari mu bibazo abantu bamuha inama zitandukanye. Umugore ukeneye rero ni umugore utazaguha inama zivuye hirya no hino, ahubwo uzaguha inama ugasanga za nama zingana n'ijambo ry'Imana, akaguha inama zivuye mu ijambo ry'Imana. Kuko izo nama nuzumvira uzaba actually wumviye ijambo ry'Imana, kuko nicyo cyabaye kuri Dawidi hano. Iyo Dawidi yumviye inama za Abigail, actually aba yumviye ijambo ry'Imana. So niba uhitamo uwo muzabana, icyo ni ikintu cya kabiri ukwiye kwitaho. Ukwiye guhitamo umuntu uha agaciro ijambo ry'Imana. Ukwiye guhitamo umuntu inama ze zihura n'ibyanditswe byera. Reka tujye ku kintu cya gatatu. Ikintu cya gatatu Abigail yakoze kigatuma Dawidi avuga ngo uyu niwe mugore nshaka kubana nawe, tugisoma ku murongo wa 30. N'ubundi Abigail aracyabwira Dawidi, aramubwira ngo nuko Uwiteka namara kugusohozaho ibyiza yakuvuzeho uko bingana, akakugira umutware wa Isirayeli, ntuzagire umutima ukubaza nyagasani kandi ngo uguhane ko wavushirije amaraso ubusa, cyangwa se ko wihoreye ku bwawe. Nibyo Dawidi afite amasezerano y'Imana. Imana yasezeranije ko izamugira umwami wa Isirayeli. Ariko Abigail ntabwo ashishikajwe nuko uyu muntu azaba umwami wa Isirayeli gusa, ahubwo akamubwira ngo ko nta kabuza ibyo Imana yavuze izabisohoza, uzaba umwami wa Isirayeli. Ariko se uzaba umwami wa Isirayeli umeze ute? Uzaba umwami wa Isirayeli ugenda wububa kubera amafuti wakoze, kubera ko wihoreye, kubera ko wavushije amaraso y'umuntu wihorera. Abigail ari kugerageza gutera umwete Dawidi kugira ngo agume kuba umwizerwa. Iki ni ikintu cy'ingenzi cyane ku muntu uri kurambagiza by'umwihariko, kubera ko kurambagiza ni igihe cyo gutegereza. Urumva uba ushaka gushaka ariko bitaragera. Muri urwo rugendo rwo gutegereza ukeneye umuntu uzagutera umwete wo kurinda ubunyangamugayo bwawe, wo gukomeza kubaho ubuzima bwejejwe nk'umukristo. Uzabona umuntu mukundana, hanyuma muri icyo gihe mukundanye agashaka ko mubaho nk'abantu bashakanye. Uzabona n'undi nta commitment wowe nawe mufitanye, ariko arashaka ko mubana nk'abantu bakundana. Buriya mu kurambagiza, kurinda ubunyangamugayo bwawe bisaba ko mushyiraho imbibi. Kaba muzi ngo ibintu byacu naha bihera naha bigarukira, ni biturimo. Urumva ntabwo ukwiye kumera nka ba bantu ashaka ko ubanza kumubwira ko umukunda kugira ngo yemere ko mujya gusangira ikawa nyuma y'amateraniro. Urumva that's too much. Nta muntu ushobora kugukunda atakuzi. So uyu muntu akeneye kukumenya kugira ngo amenye niba koko agukunda. Ariko nanone ku yindi extreme naho hari ibintu kera twajyaga tubona mu mafilime. Ukabona umuntu
babana mu cyumba bameze nk'umugabo n'umugore, yet nta muntu urabwira undi ko amukunda. Ni ukuvuga ngo nta muntu uriyemeza gukundana na mugenzi we, ku buryo umuntu ajya kubwira undi ngo ndagukunda kikaba nk'igitangaza. So niba uri mu gihe cyo kurambagiza, ibintu ubamo bigira umurongo, umenya aho bihera n'aho bigarukira, kuko uko nguko niko umuntu arinda ubunyangamugayo bwe. Ejo utazisanga wageze mu rugo ariko ufite ipfunwe ry'ukuntu wabayeho ubuzima bwawe bwo kurambagiza. So nujya guhitamo muzabana, uhitemo umuntu ugutera umwete wo kurinda ubunyangamugayo bwawe, utuma ukomeza kuba umwizerwa, utuma ukomeza kubaho ubuzima bwejejwe nk'umukristo. Ibi bintu rero uko ari bitatu, iyo Dawidi abibonye kuri Abigayili, ni ukuvuga iyo abonye ko uyu muntu afite wa mutima wa Kristo wo kwitangira abandi, akabona ko uyu muntu ni umuntu wuzuye ijambo ry'Imana, ni umuntu ubasha kuba ijwi ry'Imana mu buzima bwe, akamwibutsa kumvira ijambo ry'Imana. Hanyuma akabona ko uyu ni umuntu ushishikajwe no gusigasira ubunyangamugayo bwe. Dawidi iyo abibonye, umva uko navuga ku 32 ngo Dawidi asubiza Abigayili ati, Uwiteka Imana yawe yakohereje guhura nanjye uyu munsi, ishimwe, ubwenge bwawe bushimwe, nawe ushimwe. Ayandi magambo afata ibi bintu akavuga ngo ibyo ni ubwenge. Tukabona igisobanuro cya nyito bamuha ku 3 bavuga ngo uwo mugore yari umunyabwenge. Tubona ubwenge bw'uyu mugore bwari burihe. Ubwenge bw'uyu mugore bugaragarira ko ni umuntu uzi guca bugufi, ni umuntu ufite umutima wemera kwitangira abandi, ni umuntu ushyize imbere ijambo ry'Imana ku buryo inama ziva mu kanwa ke zihura n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ni umuntu witeguye gusigasira ubunyangamugayo bwe. Nawe nujya guhitamo muzabana nk'umusore, nujya guhitamo umugore, urebe umugore umeze gutyo, kuko niwe mugore ushobora kubaka urugo ruzima. Ariko ntabwo bigarukira aho ngaho, kubera ko ntabwo Bibiliya uburenganzira bwo guhitamo uwo muzabana ari ikintu iha abagabo gusa ngo abagore bihorere. Oya, ahubwo Bibiliya iratubwira mu kubara 36 ngo abakobwa ba Sorefehadi Imana irababwira ngo bazarongorwe nabo bashaka. Mu yandi magambo ibaha uburenganzira bwo kwihitiramo abo bazabana nabo. Ni nacyo Pawulo abwira abapfakazi mu rwambere rw'Abakorinto 7, akababwira ngo umugore wapfakaye afite uburenganzira bwo gucyurwa n'uwo ashaka. Imana rero iha n'abagore uburenganzira bwo kwihitiramo. Bivuze ngo ntabwo hano Dawidi ari guhitamo Abigayili gusa, Abigayili we atamuhisemo. Na Abigayili nawe afite ibintu yabonye kuri Dawidi bigatuma avuga ngo uyu mugabo niwe nshaka kubana nawe, ku buryo iyo Dawidi amutumyeho ngo aze amucyure abo umugore we, ntabwo ari ibintu biba kubera ko Dawidi yashyizemo imbaraga. Oya, nibyo Dawidi afite ibintu yabonye kuri Abigayili bituma ashaka kubana nawe, ariko na Abigayili aba afite ibintu yabonye kuri Dawidi bituma ashaka kubana nawe. By'umwihariko muri iki gice harimo ibintu bibiri mbona by'ingenzi cyane Abigayili yabonye kuri Dawidi bigatuma avuga ngo uyu niwe mugabo nshaka kubana nawe. Urumva Abigayili nawe ntabwo ari mushyashya mu bijyanye n'urushako, kuko yari afite umugabo, nubwo yapfuye ariko afite experience mu bijyanye no gushaka. Kugira ngo rero uyu mugore ufite experience mu bijyanye n'urushako ahitemo gushakana n'umuntu, nuko hari ikintu kiri special aba yamubonyemo. Tubibona neza iyo tugereranyije ubuzima bw'abantu babiri, ubuzima bwa Dawidi ku ruhande rumwe n'ubwa Nabali ku rundi ruhande. Reba hano ku murongo wa 33, Dawidi atangira ashimira ubwenge bwa Abigayili, hanyuma akavuga ngo kuko uyu munsi undinze kugibwaho n'urubanza rw'amaraso, kuba ari jye wihorera ubwanjye. Bivuze ngo bya bintu Abigayili yamubuzaga Dawidi yabyumvishe. Actually iyo ari kwanzura ku murongo wa 35 ngo nuko Dawidi yakira ibyo yamutuye, aramubwira ati izamukire usubire iwawe amahoro, ngaho ibyo uvuze ndabyumvise ndakwemereye. Bivuze ngo Dawidi yumvishe inama cyangwa se impuguro za Abigayili, aranazumvira, kuko aramubwira ngo isubire iwawe amahoro. Rwa rugo yaragiye kurimbura. Iyo yumvishe inama Abigayili amugiriye, iyo yumvishe impuguro Abigayili amuhaye, arahindukira agasubira akamubwira ngo ngaho nawe isubirire iwawe amahoro, ibyo umbwiye ndabyumvishe. Iki kintu cyo kumva ukumvira ni ikintu gikomeye, kubera ko iki nicyo Nabali yabuze, ni nacyo gitumye Dawidi agambirira kujya kumurimbura. Nuko yanze kumvira inama, kubera ko abagaragu bari kumwe na Nabali nibo bagiye kureba nyirabuja bati umva ibyo databuja yakoze. Mu yandi magambo
Nabali yanze kumva abagaragu. Iki rero nicyo Abigayili abona kuri Dawidi, akavuga ngo uyu niwe mugabo nshaka kubana nawe. Umugabo ushobora kumva agahindura ibitekerezo. Kubera Dawidi guhindura ibitekerezo ntabwo kari akantu gatoya. Icya mbere, Dawidi ngo yari yarahiye. Icya kabiri, ntabwo Dawidi ari wenyine, ari kugendana n'abantu 400 bagiye mu rugamba, bagiye kwihorera. Bivuze ngo iyo Dawidi avuze ngo duhindukire, abahindukije ibitekerezo by'abantu 400. Hanyuma icya gatatu, muri uku kwihorera, Dawidi yajyaga kubona ubutunzi burenze aya maturo bamuzaniye. Kubera ko mu mirongo ibanza badusobanuriye ubutunzi Nabali yari afite. Iyo Dawidi agendana n'aba bantu be 400 bakajya kurimbura Nabali, ubutunzi bwose bajyaga kubutahana. Dawidi rero kuba yakumva ibyo Abigayili amubwiye, agahindukiza ibitekerezo, agafata inzira itandukanye niyo yaragiyemo, bivuze ko uyu ni umugabo w'umutima wihariye. Nawe nk'umukobwa nujya guhitamo umuntu muzabana, uzareba umugabo ushobora kubwira akumva. Wa mugabo ushobora kwereka igihe ari mu makosa ukamubwira atari ko iki ni amakosa, akakumva. Kubera ko kuba abantu babiri bashobora kumvikana, umwe ashobora gukosora undi, bashobora guhuza inama, nibyo byubaka urugo ruzima. Niba rushaka kubaka urugo rwiza nk'umukobwa, uhitemo umugabo ushobora kukumva. Iki ni ikintu cy'ingenzi ku bagabo, kubera ko biratworohera nk'abagabo kumva ko ari twe tuzi uko ibintu bikwiye kugenda, kumva nyine dukwiye kuyobora, dukwiye kujya imbere. Ku buryo iyo umugabo yafashe umwanzuro kugira ngo yisubire biramugora. Umugabo rero ushobora kwisubira, ushobora gufata umwanzuro akarenga akisubira kubera ko wamugiriye inama, kubera ko wamweretse indi perspective atari afite, uwo niwe mugabo wo guhitamo. Ariko ntabwo ari cyo gusa Dawidi akora. Reba ku murongo wa 31 usoza uvuga ngo nuko Uwiteka namara kukugirira neza nyagasani, uzibuka umuja wawe. Mu yandi magambo, Abigayili arisabiye, asabye ngo bazamwibuke. Hanyuma nicyo Dawidi akora, akamubwira ngo ngaho ibyo uvuze ndabyumvise, ndakwemereye. Bugacya akamutumaho abagaragu ngo aze amucyure. Kimwe mu bituma Abigayili yemera kujyana n'aba bagaragu akajya kuba umugore wa Dawidi, nuko Dawidi ntabwo ibi bintu bivuye mu cyuka, ahubwo kuba Dawidi yamutumyeho yibutse icyo uyu mugore yamusabye. Ni ukuvuga ngo ahaye agaciro icyo yaganiriye n'uyu mugore. Nawe nk'umukobwa nujya guhitamo umuntu muzabana, uzareba umuntu uha agaciro ibyo mwaganiriye. Uzabona umuntu muganira, hanyuma uko muganira mugahana ibitekerezo, maze hazagera igihe cyo gufata imyanzuro cyangwa se cyo gushyira mu bikorwa bya bintu mwaganiriye. Wazajya kureba ugasanga uyu muntu yakoze ibyo yatekerezaga atitaye ku bitekerezo wamuhaye. Nk'umukobwa nujya guhitamo umugabo wo kubana nawe, uwo muntu uzamwirinde. Kubera iki? Ntabwo aha agaciro ibitekerezo byawe. Umuntu rero udaha agaciro ibitekerezo byawe, ubundi azakuyoboza igitugu nimugera mu rugo. Ikibazo ni wowe iyo ujya guhitamo uwo muzabana ugendera kuki. Ushobora kutwandikira muri comment tugakomeza tukaganira. Ariko iyi nyigisho munyemerere se nuyisoreza ahangaha. Twarebaga umuntu ukwiriye gushakana nawe wariwe. Twabonye ibintu bitatu Dawidi yagendeyeho. Dawidi yarebye umuntu ufite umutima nk'uwa Kristo, witeguye kwitangira bagenzi be cyangwa se utazamutererana mu bibazo. Cya kabiri, Dawidi yarebye umuntu wuzuye ibyanditswe byera, ubasha kuba ijwi ry'Imana mu buzima bwe, akamubwira igihe yagomeye Imana, akabasha kumukosora, akabasha kumugarura. Dawidi yarebye umuntu ushishikajwe no gusigasira ubunyangamugayo bwe, umutera umwete wo gukomeza kuba inyangamugayo mu gihe agitegereje ibyo Imana yamusezeranije. Hanyuma twabonye n'ibyo Abigayili yagendeyeho. Abigayili yarebye umugabo umwumva, akamwumvira, ashobora gukosora bigakunda. Areba umugabo uha agaciro ibyifuzo bye. Ntabwo nzi wowe icyo ugenderaho, ariko nahawe ho gukomeza gusesengura n'ibiki ugenderaho uhitamo uwo muzabana. Iyo uhakaniye umuntu runaka cyangwa se iyo urebye umuntu akavuga ngo uriya ntago byavamo, uba ushingiye kuki? Reka ijambo ry'Imana rikomeze kukubera umucyo, umurikira intambwe zawe, umurikira amahitamo yawe, umurikira imyanzuro ufata ya buri munsi. Wakoze cyane
ushaka gusobanukirwa byinshi ku bijyanye n'ibyo wagenderaho uhitamo uwo muzabana, kanda kuri iyi playlist. Muri iyi playlist tujya mu gitabo cy'imigani igice cya 31 tukareba ibindi bintu wagenderaho uhitamo uwo muzabana. Imana iguhe umugisha naho ubutaha.